nyuma ya filime yitwa icyaha cya mama, Umurimo TV Rwanda ukuzaniye filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Imbohe y'urugo. Ni filime ivuga ku mugabo witwa Roger washatse umukobwa witwa Naomi gusa agamije kwihorera. Kuva isaha n'uyu munota nta kintu cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina nawe izigera babyumvishije, kandi nindamuka mbyumvisheho bivuze hanze. Ngoga Ku rundi ruhande, Ngoga ntabyara, abana n'umugore we Deborah, ariko aramusuzugura bikabije. Naomi namenye yuko umugabo we amutoteza agamije kwihorera bizagenda bite, kandi nta muntu nigeze mbibwiye. Bisa nkaho ibyo nakubwiye byose ugenda ukabica amazi. Alright, inguriye bakaba bamwita Isimbi, akaba agiye kwibikaho umutwaro ukomeye cyane, agiye kwishyiraho umutwaro ukomeye cyane wo kubika amabanga y'uyu nguyu Cyusa ntago ashaka yuko uyu nguyu Isimbi avuga yuko uriya mwana atwite ari uwe, ntago ashaka yuko mama we abimenya, ntago ashaka yuko iribagiza abimenya. Ese ibingibi bizashoboka cyangwa ntago bizashoboka? Ibingibi niba tugiye kureba, niba dushaka kureba ese bizarangira gute, biraza kugenda gute. So rero kugira ngo ibyo byose tubirebe, reka tubararikire gukurikirana 5/5. mukore subscribe kabisa, mukore subscribe nshuti muntu muvandimwe. Niba uzi ko utakoze subscribe, iki nicyo gihe, ni nako kanya kugira ngo ukore subscribe, kubera ko iyo ukoze subscribe ubasha kuba wadukurikirana umunsi ku munsi, 5/5, 2/2, nk'uko natwe tubara tubagezaho episode nshyashya umunsi ku munsi. So nimujye kure rero turebe ese uyu nguyu Isimbi araza kwihangana abike ibanga, araza kubika ibanga rya Cyusa, ntavuge yuko yamuteye inda, ntavuge yuko iriya nda ariye atwite. Ese ibingibi biraza gushoboka cyangwa ntabwo bibuze gushoboka? Ibingibi rero byose nibyo dushaka kureba, nibyo dushaka kwinjiramo neza, turebe niba koko bino bintu bishobora gukunda, niba bino bintu koko bishobora gushoboka. So bizere ko rero mutari buze kujya kure, yewe ntabwo mugomba kujya kure, tugomba kubikurikirana neza, tugomba kubireba 5/5. Gusa nanone Isimbi biramukomereye cyane kabisa, biramukomereye kurusha uko abitekereza cyangwa se kurusha uko arimo arabivuga. Yego ashobora kuba yavuga yuko agiye kubika ibanga, ariko bikazamukomerana kubika ibanga nka ririya, bikamugora pe, akavuga ati ngiye kubivuga ikizaba njyewe nzanywa umuti. Mwibuka ko uyu nguyu n'ubundi Isimbi yari yavuze yuko adakeneye Cyusa na rimwe mu buzima bwe, ntago amukeneye, kubera ko n'ubundi ntago akiri umugabo wa Isimbi, kubera ko Cyusa arimo arasa nkaho agenda amwihakana. Ibingibi rero byateye umujinya Isimbi, ararakara, aravuga ati n'ubundi ntago ngomba kukwirukankaho, niba utanshaka mu buzima bwawe nanjye ntago ngomba kuza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero ugomba guca ukwawe nanjye ngaca ukwanjye. Kumva rero ko Isimbi nawe yagize umujinya udasanzwe. Ni nayo mpamvu rero ibingibi biraza kumukomerera yuko yabika ibanga, agaceceka, ntagire umuntu n'uyu n'umwe abwira yuko uriya mwana ari uwa Cyusa. So muri kumva rero tugomba kureba, tugomba kwinjiramo neza tukareba ese bigomba kurangira gute, biraza kurangira gute. Ntago ari buze kubivuga cyangwa se ari buze kubivuga, gusa atabivuze yaba abikiye ibanga Cyusa, ibanga rikomeye cyane, ariko nanone byazarangira nabi. Mwibuke yuko uyu mwana hari igihe azakura abaze papa ngo ninde, hari igihe azakura ashake kumenya umubyeyi wa nyawe wa nyakuri. Kereka wenda naza kuba yarapfuye, naza kuba atakiriho, ariko n'ubundi azajya avuga ati papa ari hehe ko mbona mama gusa. Ibi ngibi rero ni ibintu bikunda
bikunze kuba ku babyeyi bose cyangwa se bikunze kuba ku bana bose, aho ushobora kubona umwana yarakuze ageze mu myaka ya 20 n'ingahe gutyo nibwo aba atangira gutekereza ababyeyi be, nibwo atangira kumenya agaciro k'ababyeyi, bityo rero bigatuma atekereza ku babyeyi be cyane. Nayo mpamvu rero mwabonye uyu nguyu Iribagiza kuba yarakuze, kuba yarageze muri iriya myaka, ibi ngibi ni ibintu byatumye atekereza cyane ku babyeyi be, ahita avuga ati ubundi amaraso yanjye yambyaye ari hehe ko ntayabona. Uyu muntu ageze rero muri iriya myaka ahita atekereza kuba ari we uburyo angana, ahita avuga ati ubundi niki njyewe cyandemye, niki cyandemye, ababyeyi banjye ni bande ubundi amava n'amavuko yo kugira ngo njyewe mbeho byagenze gute. Niyo mpamvu rero hari igihe umuntu agira mu myaka ibi ngibi akabitekerezaho cyane. So niyo mpamvu rero uzabareba kenshi cyane umuntu yarakuze nibwo atangira kwita ku byo ababyeyi be bamukoreye cyangwa se uburyo yakuze, niba yarakuranye n'ababyeyi cyangwa atarakuranye n'ababyeyi, ibi ngibi bikamutera kwibaza ibibazo byinshi cyane, akavuga ati iyo nza kuba mfite ababyeyi banjye cyangwa se iyo nza kuba bimeze gutya. Niyo mpamvu rero hano uyu mwana n'ubundi byazamugiraho ingaruka uko byagenda uko ariko kose, n'ubundi niyo isimbi yahisha ibanga rya Cyusa navuge yuko uriya mwana ari uwe, n'ubundi byazageraho ngo bikazagaragara nyuma. So muri kumva rero uyu nguyu isimbi nta kintu n'ubundi yaba arimo arakora, n'ubundi hano biramugoye cyane cyangwa se biramuremerera cyane, bizamuremerera, sinzi niba azabasha kubika rino banga kubera ko rirakomeye bimwe birenze ibyo kwemera. So niyo mpamvu rero dushaka kureba ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute. So nanone ku rundi ruhande uyu nguyu Iribagiza nawe yiteguye kuba yabona umuti, kubera ko ngubu nawe afashe umwanzuro noneho wo kujya kwirukanka arebe umuti ese uraza kuva hehe, umuti ube ugomba gutuma yongera akagarura ubwenge, akongera akibuka neza umuntu wishe ababyeyi. Ubundi umuntu wishe ababyeyi ba Iribagiza uwe ku giti cye arabazi, ahubwo nuko ntabwo afite umuti wongera kumwibutsa ngo agarure ubwenge bwa kabiri cyangwa se agarure ubuyanja butuma yibuka ibintu nka biriya. Ariko ubundi Iribagiza aramuzi neza, ahubwo nuko bamuroze bagatuma atongera kwibuka ibintu bya kera, akibuka ibintu bya hafi by'ako kanya gusa. Ariko Iribagiza arazi umuntu wishe ababyeyi be. Niyo mpamvu rero hano tugomba kureba ese bizarangira gute, bizagenda gute. Iribagiza nabasha kuba yabona uyu muti azahita yibuka ibintu byinshi cyane, azahita yibuka Rugema, abone Rugema arimo arica ababyeyi be, arimo ararasa, kubera ko umuntu warashe ababyeyi ba Iribagiza yari ari hanze mu modoka, bari mu modoka. Iribagiza rero niwe wabashije kuba yarokoka, ndetse na musaza we nawe impamvu yarokotse cyangwa se yakomeje akabaho nuko atarari aho hafi cyangwa se ntabwo yari ari mu modoka. So muri kumva rero ahangaha ni fire, ni umwoto. Tugomba kureba ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute. Hano twege dutegereje kureba igisubizo. So muri kumva rero ni ibintu byiza kabisa, ni ibintu byiza cyane twese tugomba kubona, tugomba kwitaho kabisa 5/5. So tubibutsa rero gukora subscribe, inshuti muvandimwe, niba uzi ko utarakora subscribe, iki nicyo gihe, ni nako kanya ko kugira ngo ukore subscribe, ubundi ubashe kuba wadukurikirana neza 5/5, umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda, nta kintu na kimwe ubashije kuba wacikanwa. Ikindi utumire inshuti n'abavandimwe nabo baze barebe, baze bakurikirane ino filime nziza y'inzira y'umusaraba tuba turimo turagenda dukurikirana 5/5. Ikindi mutere comment kabisa, mutere comment nyinshi cyane, ibitekerezo byanyu birakenewe cyane kugira ngo muze mwifatanye natwe tubikurikize, kubera ko havamo amagambo menshi y'ubwenge agenda atwigisha uburyo twakagombye
kubana n'abantu umunsi ku munsi. So rero ni mu misinga kabisa, na episode yindi ikurikira tuza tureba ese Iribagiza arabona umuti cyangwa ntabwo ari buze kubona umuti. hano hose inkuru yabaye kimomo. Papa ko tuzamubona hari ikibazo. Umva se tega amatwi. Twebwe tuzabona Papa vuba, ntari buze vuba. Cyusa. Uza amakuru arimo kuzerera. Mbese ni nka murandasi, niko kwa kundi bavuga ngo ni nko kubura ahangaha ukabona ugahamagara umuntu uri mu Bwongereza. Ya papa. So urambuza kuvuga bya papa. Waretse mama gatubwira ikibazo gihari. Nese ngewe sizi kuvuga ngewe. Kuki mumbuza kuvuga? Tubwira ibyo agiye kuvuga. Aba reka mbabwire amakuru ya papa. Gusa urabona ndi muri mudu nziza. Wagiye uba rimwe seri. Cyusa uza amakuru ari hanze aha. Yirwa zenguruko no mu mabotike no mu masupermarket no mu tubari na he hose ngo Cyusa yateye inda umukobwa kwande wo kwa Rugema. Bike. Amakuru se yakuye mama. Ibaze ko no muri Amerika umuntu yampamagaye akambwira ati mama Cyusa amakuru ndimo numva yasanze ahangaha muri Amerika yaba ariyo ngo umuhungu wawe yateye indangije arayigarika. Ngaho ni munyumvire nawe. Ubu iki gisebo tuzagikwiza he Cyusa? Nta gisebo ma nawe rero ntukajye ukomeza ibintu. Mu by'ukuri barambeshyira, shyira umutima hamwe utekane, ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. Hanyuma uragarura amakuru gute? Tuvuge wewe wenda ko urengana da. Hanyuma uzagarura igisebo gute? Akose mama. Cyazengurutse cyagize isi yose. Ngo yemere binatakoze. Cyusa yakubwiye ko ntarengana. Nta nda yamuteye. Kandi twebwe twizera Cyusa. Ikibazo kiri. Abo bose babivuga twe tuzi ukuri. None si ibintu byose bagiye bavuga tujye tubyemera. Mami hano biragaragara yuko mama Cyusa bamusetse, bamusetse cyane rwose, bamusetse umuhungu we ndetse n'umukobwa we bamusetse cyane kabisa. Barimo baravuga ati mama ntago uzi ibintu urimo, abandi bana bibereye mu kibibereye mu by'abana, cyangwa se wowe uri umuntu mukuru ntago wakagombye kubijyamo. Ni ukuvuga ngo rero uyu nguyu Cyusa ndetse n'uyu nguyu Sylvie barimo baramuseka, barimo baravuga ati ibingibi ni ibintu utakagombye kujyamo, ni ibintu byacu, ni ibintu bitureba, ni ibintu by'abana, we ntago wakagombye kubijyamo, uri umuntu mukuru warakuze. Niyo mpamvu rero barimo baramuseka, niyo mpamvu urimo urabona uyu nguyu Sylvie amuseka cyane ati se uri kumva bikubabaje, uri kumva ibingibi atari ibintu byo kwishimira kuba umuhungu yatera inda umukobwa hanyuma akamwihakana? Ati se uri kumva ibingibi atari ibintu bisanzwe? Ati ibingibi rwose ni ibintu bisanzwe mama, rekera aho ngaho kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo, erega warize ntago ugomba kurira, ibingibi ni ibintu bisanzwe. Ese twibaze neza muri sosiyete, urubyiruko rw'iki gihe, ibi bintu muri kubona koko bikwiye yuko abana baseka umukecuru nk'uyu nguyu? Ntago bikwiye. So niyo mpamvu rero hano biba bimeze gutya, cyangwa se bigomba kugenda gutya. Umumama cyangwa se umubyeyi nk'uyu nguyu aba agomba gucyaha abana, aba agomba kubacyaha kugira ngo bitware neza, bazagire ejo hazaza heza. Ngira ngo muribo murabona Cyusa mu myaka agezemo, biragaragara yuko yaba arimo ariryohereza, arimo ararya ubuzima, kwa kundi umuntu yirira ubuzima kabisa. Ariko ntago ariko byakagombye kugenda, ntago ariko byakagombye kumera, ahubwo byakagombye gutanga isomo, umuntu akazajya yitwara neza, akazajya amera nkaho atakagombye kujya muri buno buzima nk'ubu ngubu Cyusa ababayemo, kuba yarahemukiye isimbi bigeze ahangaha by'aka kageni. Nubwo isimbi nawe yakoze amakosa, yakoze icyaha cyo kuba yakiyita Iribagiza atari Iribagiza kandi ari isimbi. Bino rero ntabwo byakagombye kuba biri muri sosiyete, reka tubyamagane kabisa. Ni ukuri uno mumeri cyangwa se uno mubyeyi wa bano bana ariwe mama Cyusa ndetse na mama uyu nguyu Sylvie, ni umubyeyi ubona ko aba agomba guha abana uburere bwe, kandi arimo arabikora nk'inshingano ze, arimo arabyitaho mu gihe abana bo barimo baramuseka, barimo baramutswenga ku mugani w'Abarundi, kandi ntago bikwiye pe habe na gato.
urajya ushaka iki? wowe bite byawe Ni sawa, ushaka iki? wowe ushaka Oya, ndamuzi ushaka ndi hano ngaha. we piti Iki se? wowe urampagarika nkanda ahubwo Ushaka ndi hano ngaha. kandi nakubwiye ko nje kureba muzi Ushaka ndi nyine mu kubwirira ze hano. Ugusanga. shobuja arahari Arahari. nyokobuja Bose barahari. n'abana bahangaha Bose barimo. reka mvugane Oya, nabo mbwira ushaka mu kubwirira ze hano. Subira hanze. Karame mabyo. ahangaho harasekeje ahangaho harasekeje ngira ngo murabibona neza uyu ni umujinya wa Cyusa ni umujinya w'umusore nk'uyu nguyu uri kubona ko yari yishe uno muzamu kabisa amubwira ati va mu nzira wakanuwe vaho wakanuwe ubundi uje hano gukora iki Cyusa arimo aramubwira ati uno muzamu se ubundi wowe uje hano gukora iki niki cyakuzanye muri makeya so ngira ngo murimo murabyumva uno nta kuntu uno Cyusa atagira umujinya asanzwe yinjira muri kino gipangu asanzwe yinjira muri runo rugo uko yiboneye cyangwa se uko yishakiye nkaho ari iwabo ngira ngo niyo bari muri salo niyo uyu nguyu Isimbi ari muri salo cyangwa se n'abandi bose iyo bari muri salo yaba uyu nguyu Rugema ndetse na Iribagiza n'undi muntu uwo ari we wese iyo ari mu gipangu cyangwa se ari muri iriya nzu Cyusa we yinjira nk'aho ari umwana waho yinjira nk'aho hariya ari mu rugo ariko uyu muzamu ibintu aba ashaka kugaragaza cyangwa se aba ashaka kwerekana kuri Cyusa ntago aba ari byo niyo mpamvu rero hano Cyusa ataba abyishimiye habe na gatoya Cyusa ntago aba abyishimiye kabisa so rero niyo mpamvu asereye n'uyu muzamu mwari mubonye bari bagiye no kurwana kabisa dore yuko noneho uyu nguyu Cyusa we anafite n'imbaraga nyinshi iyo uri umusore umeze gutya ungana gutya uba wiyumva rero uyu muzamu bari bagiye kumukubita kabisa nta miyaga n'iyi na mike yari kumushyiriramo twari kubona akarambo mu nzira kabisa Cyusa rero afite umujinya mwinshi cyane umujinya yewe babona ko iyo Isimbi ataza yari kwica umuntu neza umuntu yari kumuhitana ibye bikarangira tukamubura burundu umutima uramwafande wa mwana w'umukobwa we ntazakwegera gushimashima gukirigita ngo umutangire nawe uzane ibibazo dore abahungu b'iki gihe nta wabizera wowe bite byawe Ni sawa, ushaka iki? wowe ushaka ndamuzi ushaka ndi hano ngaha. we piti Iki se? wowe urampagarika nkanda ahubwo Ushaka ndi hano ngaha. kandi nakubwiye ko nje kureba muzi Ushaka ndi nyine mu kubwirira ze hano. Ugusanga. shobuja arahari Arahari. nyokobuja Bose barahari. n'abana bahangaha Bose barimo. reka mvugane Oya, mbwira ushaka mu kubwirira ze hano. Subira hanze. Karame mabyo. abantu bo mu isi baranyoye Agusanga hanze wana. tuza mureke ijya mu kazi iki kawe kigo mwagikuye ntabwo ari ikigo ryari mu kazi ke si uraho ndaho mu by'ukuri ndabona warahindutse kandi simpamya ngo ahangaha noneho ngira ngo urimo urabibona neza cyangwa se birimo biragaragara uburyo hano Cyusa akomeje gusadiza cyangwa se akomeje kuryoshya uyu nguyu Isimbi kugira ngo amubeshye ntazavuge bya bindi kandi mu by'ukuri n'ubundi nabasha kuba yabivuga bizagera igihe bigaragaye so nta n'impamvu rero yo kubisha ahubwo uba ugomba kubivuga neza ukabigaragaza nko ku muntu nk'uyu nguyu nka Cyusa aba agomba kubivuga bikumvikana yuko uriya mwana n'ubundi ari uwe n'ubundi nta handi hantu azabikikira n'ubundi nta handi hantu bizagira ibingibi rero byose bigiye kurangira ibingibi byose bigiye kujya ahagaragara bigiye kurangira neza uyu nguyu n'ubundi Isimbi azabivuga byose ku mugaragaro bizarangira neza burundu
ndagute biraza kurangira gute uyu nguyu Isimbi n'ubundi uko byagenda uko ariko kose n'ubundi agomba kubivuga kubera ko ntabwo agomba kubisha n'ubundi bizagaragara bizajya ku mugaragaro bijye ahantu hagaragara n'ubundi azavuga uko bizagenda uko ariko kose cyangwa se uko bizaba. hari ibintu utarimo gusobanukirwa si uko wenda nageze ari ahantu ntazi ko iriya famiye nanjye ifite amakuru ni abantu narinzi ni abaturanyi ababyeyi bawe ndabazi urumva ntabwo rero nari kubona bagize ikibazo nka kiriya ngo ndeke gukurikirana ibibabayeho urumva ntabwo uri buze kunshinja ko yewe kuba naragukurikiranye nkamenya amakuru y'ababyeyi bawe n'ibibabayeho. Yes, uyu nguyu nta wundi ni Cyusa kabisa. Yemeye umwana, Cyusa yemeye umwana, yemeye kurera umwana, yemeye yuko yabyaye, yemeye ko agiye kubyara nako sori mutubabarire, yemeye kuba yazajya aganira na Isimbi umunsi ku munsi, yemeye ko bazajya bagirana ibiganiro, yemeye yuko uriya mwana atwite ari uwe, aho yahereye igihe cyose yahereye atemera yuko uriya mwana ari uwe, ariko yaje kubyemera yuko umwana ari uwe, yaje kubyemera kabisa. Ni bya bindi rero nababwiraga yuko n'ubundi birangira wihakanye umuntu nyuma bikazakugaruka. Yihakanye umuntu, yihakanye umwana, yihakana mama we, yihakanye abantu bose. Muri kumva rero ko hano ni ikibazo. Nyabuna niba uzi ko waryamanye n'umuntu ukaba uzi neza yuko umwana ari uwawe, gerageza umwakire, gerageza umwemere aze mu muryango wawe w'umugore wawe ndetse nawe byose hamwe muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero kwihakana umwana ntago aba ari ibintu byiza. Umwana ni umugisha, umwana ni ibintu byose, kubera ko uba urimo urakora icyo bita ejo hazaza, urimo urakora ejo hazaza kabisa. Kumva rero hano uno Cyusa yemeye umwana, ariko nawe ikintu ashaka ni kimwe kuri kondisiyo imwe yonyine. Icyo kintu rero ashaka nta kindi nuko uno Isimbi atazigera avuga yuko uriya mwana ari uwa Cyusa, agomba gushaka undi mugabo. Ese ibi bintu Isimbi araza kubikora? Ibi bintu Isimbi araza kubyikoza cyangwa se ntago ari buze kubyikoza? Ibi bintu birakomeye cyane. Ibaze nawe bakubwiye ngo umwana turabyemeye yuko ari uwacu, ariko ntuzigere ugira umuntu n'uyu n'umwe ubibwira. Ese Isimbi araza kubishobora cyangwa ntago